Yes, kandi subscribe wowe ugeze hano bwa mbere kandi nawe uhamenyereye, tubana umunsi ku munsi, wibuke gukora share, like na comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Igitekerezo cyanyu ni ingenzi banyarwanda, namwe inshuti z'u Rwanda. Kuva M23 ifashe Goma, abakoresha imipaka ihuza Rubavu na RDC biyongereyeho ibihumbi 18, yongereyeho ibihumbi 18. Abakoresha rero imipaka ihuza akarere ka Rubavu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye ku bihumbi 20 bariho mu mwaka wa 2020 kugeza 2024, bagera ku bihumbi 38 mu mwaka wa 2025. Nyuma y'uko rero umujyi wa Goma ubohowe n'umutwe wa M23, iyi mipaka irimo wa Grande Barrière, uzwi nka La Corniche, Petite Barrière na Kabunga, cyangwa se na Kabuhanga ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu Rwanda n'u Rwanda, isigaye ifungurwa saa 12 za mu gitondo, igafunga saa 4 z'ijoro. Mbere ya COVID-19 rero imipaka itatu yakoreshwaga n'abarenga ibihumbi 50 ku munsi. Nk'uwa Grande Barrière ugakora rero amasaha 24 ku yandi. Nyuma gato yaho intambara ya M23 itangiriye, Kinshasa yashyizeho amabwiriza y'uko ku ruhande rwayo umupaka uzajya ufungwa saa 12 z'igitondo, ugafungurwa saa 9 z'amanywa. Gufungurwa saa 12 za mu gitondo, ugafungwa saa 9 z'amanywa. M23 ifashe Goma rero yahise ifungura imipaka yo ku butaka mu gihe gitoya, mu gihe gito ifungura n'inzira z'amazi. Ibyatumye rero urujya n'uruza rwongera kugaragara muri uyu mujyi, ndetse n'ubucuruzi bukomeza nk'uko byahoze. Bamwe mu bagore rero bakorera mu ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka mu karere ka Rubavu, mu kiganiro bagiranye n'Igihe, bavuze ko kuva M23 rero yafata umujyi wa Goma, yongereye amasaha ku mupaka, ndetse ica burundu udutsiko twabakumiraga gucuruza bisanzuye, kuko isoko ryasaga nkaho rifite cyangwa se rifitwe n'abantu bamwe batagira uwo bahanganye. Muhorakeye Françoise atuye mu karere ka Rubavu rero umurenge wa Gisenyi, ati abanyekongo bari barashyizeho amatsinda anyuzwamo ibicuruzwa ku buryo tutabashaga kwihurira n'abaguzi. Cyari nk'urukuta ku bucuruzi abo mu Rwanda bikadusaba kubasigira ibicuruzwa bakaducururiza, bakaduha ayo bashaka. Mbese ni ukuvuga ngo abanyarwanda bajya gucuruza muri Kongo bajyanaga ibicuruzwa, bageza za saha leta ya Kongo yashyizeho zo gutaha, bagataha ibintu byabo bidashize bakabisigira abakongomani batuyeyo bakabacururiza. Ubwo urumva ibihombo byari byinshi. Ibihombo byari byinshi bitewe nuko babahaga utwo bashaka, kandi ntago wajya kuburana, ubwo inyungu yabo yashiriraga aho ngaho. Uwimana Ange Gabriela ati kuva M23 rero yafata Goma igaca udutsiko twanyuzwagamo ibicuruzwa, ubu urangura dodo za 2. Dodo ni za mboga abantu benshi umenyereye, hari abazita imbogeri, inyegeri, abakongomani nabo bazita dodo. Ndakeka namwe mwese muzi za mboga rwatsi badushishikariza kurya kugira tugire ubuzima bwiza. Hari abanyarwanda rero byabitunze kuzambutsa muri Kongo, mwabaga waranguye iza 2, yazambutsa agakuramo nk'ibihumbi 4 akitahira, akababonye inyungu y'umunsi. None kuri ubu bisa nkaho byasubiyeho, babayeho neza. Ubwo rero wabonaga nk'ibyo bihumbi 4, ukaba wagaruka ukarangura n'izindi ugasubirayo gucuruza, kuko ubu utarwana n'amasaha, ubu ngubu utarwana n'amasaha ubasha kugaburira abana, umuryango wawe, ndetse bakanizigamira mu bimina, ku
ku mabanki. Mbese ngubu babayeho neza abaturage bo mu karere ka Rubavu bahahirana n'abanyekongo. Mbere byanyuzwaga mu matsinda y'abafite cyangwa se y'abanyekongo, ntugire rero icyo utahana. Ubuyobozi rero cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabonima Deogratias yabwiye igihe ko kuba amasaha yo gufunga umupaka yariyongereye biri mu byatumye imibare yiyongera. Yemeza ko ubu buhahirane hagati y'Abanyarubavu na Kongo ya Senagoma bumeze neza. Ati urujya n'uruza rwarazamutse, ubu abaturage bagera ku bihumbi 38 bakoresha imipaka iduhuza na RDC ku munsi. Ibi bigaragaza ko rero igihe ari amafaranga kandi gihenze. Iyo cyangwa se iyi mibare yavuye ku bihumbi 20 byambukaga nyuma ya COVID-19, bihamya ko ubuhahirane hagati cyangwa se imijyi yombi bumeze neza cyane. Avuga ko kandi ko abaturanyi b'Igoma basohokera Igisenyi ku bwinshi kandi bagataha kubera ko baba bisanzura nta kibazo. Abaturanyi ba Gisenyi, ndavuga abakongomani batuye hariya muri za Goma, Birere, baza gusohokera Igisenyi ku mucanga bakirira isi bakagubwa neza. Mbese ibintu ubu ni amahoro kabisa, kandi baza ari benshi cyane bisanzuye, badasiganwa n'amasaha nk'uko byari bimeze. Ibifasha na hoteli rero n'utubari kwinjiza amafaranga menshi, kubona abo bantu bambuka gutyo ari benshi bazana ibiceri mu Rwanda, natwe twajyayo nk'abakongoma nk'abanyarwanda tukabashyira ku bintu tugiye gucuruzayo. Si ubuntu, ni amafaranga ku yandi, birumvikana, ariko nyine biba ari byiza iyo abaturanyi babanye neza, bahahirana, biba ari byiza cyane. Naboneyeho rero gukangurira abanyamafaranga gushora imari mu bucuruzi, kuko hari abakeneye ibintu kandi isoko kurihaza byarananiranye. Twambuke tuve i Kigali tujye za Rubavu, dushore imari, dukorane no mu mipaka, twiteze imbere. Amafaranga arahari, nimugire ubwoba. Murakoze cyane rero. Yari Claude nk'ibisanzwe, kandi subscribe njye mbagezaho amakuru y'ubwenge agiye agezweho kandi uzishimira. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo.